Ndabaramukije, umwami wacu Yesu Kristo nashimwe. Buri wese agira amahoro y'Imana aho aherereye, n'ufite ikibazo akomere, n'urwaye yizere gukira kuko Imana ni urukundo. Reka twiragize Imana, dutangize isengesho muri iki kiganiro cyacu. Mana Data, uri mwiza, uri umucyo wacu, niyo mpamvu tukwinginze ngo utumurikire kandi ubane natwe muri iki kiganiro, kugira ngo iri jambo tugiye kuganira ritubere imbaraga, ritubere umutsima w'ubugingo, tuzagere mu bwami bwo mu ijuru hatagize usigara. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Mu kiganiro umunyabwenge yakora iki? Tugiye kuganira ku ijambo ryitwa ngo guhagarara mu cyuho. Tubanze turebe ngo guhagarara mu cyuho ni iki? Guhagarara mu cyuho ni uko hari uba wateje icyo cyuho. Hari umuntu wagakwiye kuba ahagaze ahantu runaka, hari umuntu wari ukwiye kuba ari mu nshingano izi n'izi ariko ntiyazibayemo. Haboneka undi ku ruhande araza ajya muri izo nshingano, nubwo wenda yari yibereye ku ruhande bitamurebaga cyane, ariko araje akora ibyo wa wundi yari bukore, ibyo wa wundi yirengagije kuko yananiwe, kuko yarambiwe, kuko yabisuzuguye, kuko yumva nta gaciro yabihereje, nta mbaraga yashyizemo, ariko wa wundi ahitaza abiha agaciro, abiha imbaraga, ahita akora za nshingano. Uwo muntu aba ahagaze mu cyuho. Rero muri iki kiganiro umunyabwenge yakora iki? Harimo abantu babiri bahagaze mu cyuho. Harimo umudamu witwa Abigail, hakaba n'undi mugabo witwa Feneyasi. Aba bantu mu gihe cyabo bahagaze mu cyuho kuko hari byari byateje icyo cyuho. Rero turebere hamwe uyu mudamu Abigail uko yabigenje, turebere hamwe uyu mugabo Feneyasi uko yabigenje, natwe bitubere isomo, dukuremo icyo kwiga, dukuremo ikintu cy'ingenzi. Nkuko tuvuga ngo umunyabwenge yakora iki, dukuremo icyo umunyabwenge yakora. Rero uyu mudamu witwa Abigail, inkuru yanditse muri Samuel wa mbere ibice 25 umurongo waho wa 3. Tuhasome ngo umugabo yitwaga Nabali n'umugore we yitwaga Abigail. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi w'uburanga, ariko umugabo we yari umunyamwaga w'inkozi y'ibibi, yari uwo mu muryango wa Kalebu. Uyu mugabo ngo hari igihe cyageze yari gukemuza, yarafite mbese yari n'umukire nkuko hano babivuga, ngo yari umuntu utunze, yarafite amashyo, yari umukire, yari umukungu mu gihe cye. Hanyuma ngo bari barabanye neza na ba Dawidi, baragiye intama, ngo Dawidi akajya we n'abantu be bakarinda amatungo y'uyu mugabo. Mu gihe babanye ntago bigeze bagira ikibazo, mu gihe babanye nta byago byababayeho, mu gihe babanye baguwe neza. Hanyuma Dawidi atuma abantu bati nimugende, reka tuhasome ku bice 7, ngo ubu numvise ko ufite abantu bakemura, kandi abashumba bawe babanaga natwe nta nabi twabagiriye, ntacyo bajimije igihe cyose babereye i Karumeli. Baza abahungu biwawe barabikubwira. Noneho rero Dawidi kuko yari mu kaga, yarakeneye amaboko, yarakeneye imbaraga, atuma kuri Nabali avuga ati wenda natwe twamugiriye neza, natwe kuko dukeneye ubufasha, ko dukeneye uyu muntu, reka tumutumeho, wenda araduha ku byo kurya cyane kuko ari byo bari bakeneye. Ngo abagaragu ba Dawidi bagezeyo babibwira Nabali nyine. Ariko Nabali amaze kumva ibyo byose, ngo Nabali asubiza abagaragu ba Dawidi, abahungu ba Dawidi baraje baramubwira ati Dawidi aratubwiye ngo tukuramutse, arakubwiye ngo ikiri uve mu biganza byawe cyose umugaragu wawe ari bucyakire. Ngo Nabali abyumvisha araceceka, ntiyagira igisubizo runaka. Abagaragu bamaze kubimubwira baraceceka. Dawidi ubwo Nabali niwe ugiye kubasubiza. Ngo Nabali asubiza abagaragu ba Dawidi ati Dawidi ninde kandi mwene Yesayi ninde? Muri iyi minsi hariho abagaragu benshi bacitse ba shebuja. Mbese nende ku mitsima yanjye no ku mazi yanjye n'inyama mbagiye abakemuzi banjye mbihe abantu ntazi iyo baturutse? Mu by'ukuri igisubizo Nabali yasubije Dawidi cyari kigayitse, bitewe n'uburyo yari amwizeyemo, bitewe n'uburyo babanye, kandi abagaragu ba Nabali nabo bashimaga Dawidi ko yabagiriye neza. Ariko Nabali arabisuzugura, ntiyabiha agaciro, avuga ati ntaho mpuriye na mwene Yesayi, ntawe nzi. Ngo abahungu banuza ba Dawidi nyine barataha,
bamubwira uko Nabali yamusubije. Dawidi ngo agira uburakari cyane, ngo ahita abwira abahungu be ngo buri muntu wese yambara inkota tuzamuke, ngo ntacyo ndi busigaze mu rugo rwa Nabali. Ariko ngo hakabaho hari umugaragu wa Nabali wumvishe iyo message, wari kumva icyo kiganiro. Umwe mu bagaragu ba Nabali abwira Abigayili, ubwo uwo mugaragu yarahagaranye na shebuja na za ntumwa, byumvikane ko umugore atarahari. Ngo uwo mugaragu ngo aragenda abibwira Abigayili muka Nabali, atumva Dawidi yatumye intumwa ziva mu butayu kuramutsa databuja, ababonye arabakankamira. Uyu mugabo nyine ngo yari umunyamwaga niko twasomye, ngo kandi abo bagabo batugiriraga neza cyane, ntibadukoze isoni, ntitwagira icyo tuzimiza igihe cyose twabaniye nabo tukiri mu rugishiro n'ahantu amatungo y'abagari, ngo batubereye inkike ku manywa na nijoro igihe cyose twabaniye nabo turagiye intama. Urumva ko Dawidi n'abagaragu bo kwa Nabali baramushimaga ati yatubereye inkiki. Ariko Nabali w'ibyo ntiyabiha agaciro, ntiyabitekerejeho, aravuga ati ntaho muri na mwene Yesayi, amwima ibyo yaramusabye. Dawidi nawe yanga kwihangana kumubana gukeya, ahita abwira abagaragu ati buri muntu wese yambara inkota tugende, nta muntu ndi busigaze. Hanyuma rero wa mudamu amaze kubyumva, amaze kumva iyo message, amaze kumva ibyo Nabali ngo yatontomeyemo abagaragu ba Dawidi, ahita avuga ngo ahita afata ibyo kurya, afata imitsima, afata ibintu byinshi apakira ku magare, aragenda ajya kureba Dawidi. Ngo bahuriye mu nzira, Dawidi yaraje aje kurimbura umuryango wo kwa Nabali. Kandi uyu mudamu hano yabereye umunyabwenge, Dawidi ntacyo yari busigaze, niyo mudamu yari bugenderemo, nawe yari bupfe. Ngo ariko mubonye ngo amugwa ku birenge, aravuga ati nyagasani, icyo cyaha aba ari nge ugihererezaho. Umve ubwenge bw'uyu mudamu, ntabwo yagiye ngo abwire Dawidi ati umugabo wanjye ntabwo umuzi nanjye yaranzengereje, cyangwa se ati ntabwo uzi mu kazi kanjye nibi. We yavuze ati icyo cyaha aba ari ngewe ugihererezaho, ngo ndakwinginze unkundire umuja wawe ngira icyo nkubwira, wumva amagambo y'umuja wawe. Mbese yarabanjije aringinga, ntese amubwira ati dore ngibi byo wasabye ndabikuzaniye. Yarabanjije arabisasira, aramuhendahenda. Dawidi nawe amutega amatwi. Ngo Dawidi asubiza Abigayili ati Uwiteka Imana yawe yakohereje guhura nanjye uyu munsi ishimwe. Urumva uyu mudamu yahagaze mu cyuho. Dawidi mu kimbo cyo kugenda avuga ati menya amaraso, atashya ashima Imana. N'uyu mudamu mu kimbo cyo kugira ngo abure umugabo, abure umuryango, nawe ubuzima bwe bugende, nawe ahakuye ikuzo kuko umwami aramushimye. Uzi kugira ngo umwami akubwire amagambo nk'aya ati Uwiteka Imana yawe yakohereje ngo duhure ishimwe. Nuko Dawidi yakira ibyo yamutuye, aramubwira ati izamukira usubire iwawe amahoro, ngaho ibyo uvuze ndabyumvise ndakwemereye. Kuko yaramubwiye ati icyaha cyanjye, icyo cyaha aba ari njye ugihererezaho. Aramuhendahenda, aramwinginga. Dawidi aramubwira ati ibyo uvuze rwose ndabyumvise, igendere uba amahoro. Dawidi yakira ibyo kurya, umudamu umuryango we urakize. Ahangaha uyu mudamu yagize ubwenge, yagize ubutware nk'uko izina rye riri. Izina ry'uyu mudamu yitwa Abigayili, risobanura ngo natumye data yishima. Urumva aha hantu harimo n'ubwenge bwinshi. Buriya iyo ugiye guhereza umwana wawe izina, nukubanza ukareba ukavuga ngo iri zina muhaye rifite igihe gisobanuro. Abanyarwanda baravuga ngo izina ni ryo muntu. Hariya Nabali yabaye Nabali nk'uko izina rye riri. Na Abigayili yatumye data yishima nk'uko izina rye ngo yatumye data yishima. Mu Cyongereza bavuga ngo my father is exalted cyangwa my father's joy. Rero izina rye ryabaye izina. Na Nabali izina rye ryabaye izina. Ahangaha ababyeyi tukigireho, tujye twita abana twabanje gutekereza no gushishoza, nk'uko umunyarwanda avuga ngo izina ni ryo muntu, izina rye riba ari ryo muntu. Rero uyu mudamu twamwigiraho ibintu byinshi. Reka dusome no mu kubara ibice 25 umurongo waho wa 7. Twavuze ko turi burebe ku mudamu uhagaze mu cyuho ari we Abigayili, tukareba n'umugabo witwa Feneyasi nawe uhagaze mu cyuho. Uyu Feneyasi nawe tuhasome ku bice 7:25 ngo Feneyasi mwene Eliyezari wa Aroni umutambyi abibonye
ahaguruka hagati y'iteraniro, yenda icumu akurikira uwo Mwisiraheli mu ihema, abahinguranya bombi, uwo Mwisiraheli n'uwo mugore, rimufata ku nda ye. Mugiga ishira ubwo mu Bisiraheli. Abishwe na mugiga iyo bari inzovu 2 n'ibihumbi 4. Wumva iki gihe Abisiraheli muri rusange ntago bari barahagaze mu cyuho, bari baratandukiriye, bari barasenze ibigirwamana, bari barasambanye, bari barariye inyama ziterekeshejwe, bari barakoze ibyangwa n'Uwiteka. Hanyuma Imana irabahana, mugiga iraza irabica. Ngo abishwe na mugiga iyo bari inzovu 2 n'ibihumbi 4. Umve ko mugiga yarabaye icyorezo muri bo. Hanyuma ngo mu iteraniro bateranye, Umwisiraheli atambukana n'umugore w'umunyamahanga bajya gusambanira mu ihema. Uyu mugabo abyitegereze, twibuke ko turi kugana ku ijambo rivuga ngo guhagarara mu cyuho. Hari abatari barahagaze mu cyuho, bari barakinguye imiryango, ibyaha birinjira, na mugiga Imana irayirekurira azirabica. Feneyasi abibonye yanga kubyihanganira, ngo ahita afata icumu, ngo aragenda arabatikuranya bombi, arabahinguranya barapfa. Imana ibonye icyo kintu, Imana ibonye iryo shyaka agize, ihita ikora mugiga mu Bisiraheli, ngo mugiga ishira ubwo mu Bisiraheli. Urumva ahagaze mu cyuho, akoze igikorwa cy'indashyikirwa, akoze igikorwa cy'ubutwari. N'Imana itabashije, n'Imana ubwayo kwihanganira icyo kintu birayinaniye, ihita ivuga ati mugiga genda shira mu bantu. Ku bwa Feneyasi iri shyaka agize, mugiga nive mu bantu, kandi Imana ihita imusinyira isezerano ry'ubutambyi. Mbese hari ikintu wakora, hari ishyaka wagira, hari umuryango wahagararamo ugakiza abantu benshi, hari umuryango wahagararamo ugakiza umuryango wawe. Nk'uyu mudamu Abigayili yakijije famiye yose, kandi akiza ahagarara no ku ruhande rwa Dawidi ntiyamena amaraso. Feneyasi ihagaze mu ruhande rw'Abisiraheli, mugiga irakira, ndetse n'Imana irishima, iravuga ati Feneyasi anejeje umutima wanjye. Rero nawe hari icyo wakora ugahagarara mu cyuho, Imana ikakwishimira, ikanezerwa, umuryango wawe ugakira, uburwayi bwawe bwaradukiriye umuryango bukagenda, ibibazo byari byaraje, business yari yarahombye, igihugu. Mbese umwanya wahagararamo ugaziba icyuho, Imana yawukoreramo igakiza abantu benshi. Reka dusome irindi jambo riri muri Ezekiyeli 22 ku murongo wa 30. Imana iri kubwira abantu ngo kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkike, ngo ahagarara imbere yanjye mu cyuho, ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Ahangaha Imana iri kutugaya, Imana iri kugaya abantu, iravuga ati narebye umuntu waba Abigayili sinamubonye, narashakije umuntu waba Feneyasi sinamubonye, ariko nshuti yanjye ndakwinginze unyemerere aba ari nge nawe duhagarara mu cyuho, aba ari nge n'undi uzabyumva ejo cyangwa ejo bundi ahagarare mu cyuho. Hanyuma Imana idukirize igihugu, hanyuma Imana idukirize imiryango, hanyuma Imana idukirize urubyiruko, idukirize ingo zongere zubakike, abana bakure neza, imvura igwe mu rugero rwiza, ubutaka butwerera umwero mwiza. Munyemerere dufatanye duhagarare mu cyuho, hanyuma Imana itwishimire, Imana itugirire neza. Muri iki kiganiro umunyabwenge yakora iki? Umunyabwenge yahagarara mu cyuho. Umunyabwenge yakwigira kuri Abigayili. Birashoboka ko ufite umugabo umeze nka Nabali, birashoboka ko ufite umugore umeze nka Nabali, birashoboka yuko famiye yawe hari ibintu uri kubona ukabona ntabwo bari kubyitaho, hari ibintu byinshi wahagararamo ugakiza sosiyete nyinshi, ukaba nawe umuntu uzibuka ibihe binini, ukazaba umuntu uzavugwa nk'uko abanga batukibavuga, ukaba mbese ni wowe n'Imana. Nuyemerera urakora iby'ubutwari, nuyemerera urahagarara mu cyuho. Muri iki kiganiro umunyabwenge yakora iki? Umunyabwenge yahagarara mu cyuho. Umunyabwenge yakwigira kuri aba bantu, nabo bari abantu nkatwe, nabo bari abantu bambaye umubiri, bari abantu bahura n'ibibazo, ariko ntago batereranye, ntago bagumye muri ako gahinda. Baravuze ati ntago twakomeza kureberera ibintu bipfa, bahagarara mu cyuho, barokora benshi, ndetse n'Imana ubwayo irishima. Nshuti zanjye, reka twiragize Imana kugira ngo yo ubwayo ize imeze imizi muri twebwe, kugira ngo yo ubwayo ize ikuzira ijambo ritubere iry'umumaro, twe kuryumva gusa, twe kwifata nk'ibintu bisanzwe, ahubwo bitubere umuzi, bitubere imbaraga, dukomere. Murakoze. Mwami Yesu niwe ushobora byose,
umuntu arahinga agatera n'imbuto, ariko wowe ugusha imvura cya gihingwa kikabasha kumera. Nyemera rero ugusha imvura y'urujojo mu mitima y'abantu, kugira ngo ijambo ryawe rikure, rishore imizi, ribyare, ryunguke benshi, tuzagirana umugambi wo mu ijuru. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Murakoze, dukeneye komanteri zanyu, dukeneye kandi ko mushayaringa. Hari uwo wakiza, hari uwo wahembura. Imana irabakunda, murakoze cyane.